Acting Rwanda. Okay. It's a family issue. Gusa njyewe any amount. You just name your price. Niba ari family issue ukaba uri kunyibavingamo ushaka ko hari ikintu ngukorera runaka noneho ukaba wiyemeje gutanga igishoboka cyose ntabwo nabikora ntakimenye. Oya kandi nemeye gutanga ikiguzi so nemeye kuba yakishyura ntabwo ari mpaka ngo ibintu byose bijya hanze. Impamvu ibi bitaro biri professionnel hari amakuru y'abarwayi dukipinga akaba ari ayabo bonyine. So sinzi rero impamvu ushaka ko mukuru wawe nakereka muzanye kandi dusaba muri kumwe ariko kuba wizanye wenyine sinzi ikijya mbere kuri uwo murwayi cyari cyo gituma ushaka ni impamvu z'umutekano wacu nanjye na famille yanjye rero niyo mpamvu numvaga naza serivisi n'undi muntu nari kuyisaba. Amashusho pe ntayo nshaka njye ntayo nshaka kubika icyo nsabwa ni uko yasiga no mu gitabo akavamo. Mbwira ndi kubyumva ariko sinzi impamvu umurwayi n'uyu mukuru wawe mama we yabaze yuko Hello? Jesus. ikindi kintu ugomba kumenya hano turi ibitaro biri professionnel hari amakuru y'umurwayi bwite nk'uko nawe uje kurwarira hano tugomba gukipinga ibintu byawe umutekano ku buryo ari wowe wenyine uba wemerewe kuza kubibaza. Anyways njyewe ni ikintu cyo nasaba name your price ndatuma bishoboka ku buryo bunyemerere ko ayo mavideo ari busibwe njye ntayo nshaka pe. Kuba washyiraho price ni kimwe ariko nanone no kumenya ibyo ndimo n'ikindi sinzi ntabwo uri kongerera ku ngingo neza ntabwo ndi kumenya ibyo ndimo n'ibiki bishobora gutuma nakira nta kintu na kimwe cyakubaho mu gihe ayo mavideo n'ibyo byandiko bitajyanye. You're safe. ahubwo se amafaranga uri kuvuga amafaranga uvuga wakishyura ibitaro n'iranga kandi uri kumufite wakishyura ku buryo wasibanganya ibintu byose. Wowe name your price. Wengira amafaranga yose ushaka ndatanga. Uziko kubye. Ubura gahunda yari afite. Akamara ku telefone za Gahindura. Kuri telefone. Ari ese ndameze ndamenya ari. Amagare so. Rekana nabo ubwo nabakanishi bagenzi bawe rekana nabo. Nibwo nemeye ko abahungu ari abana babipe. Kuko Lucas nari nizeye. Nkamurika kanandukanya n'umuryango ibyo nabifite byose nkabibura. Nta n'iminsi ngayenshi ishize ntahari azanye undi mugore. Cyakoze ndabyemeye. Sheruka sinzigera nkubabarira kuko urampemukiye pe. Habe no kumva umubabaro mfite umwana wanjye nabuze none ibyo nkoreye sawa. Mere nicyo tazi ko tatuwaje yizi. Mama yaguye ibiryo bingana gutagwa imeze gute. Turatmana ndashaka kurya ibyo mama kuko mbikumbuye kubi. Ubu nabibariye. Gira vuba wambarira. Ntabwo twajyana umeze uko. Nanjye ntango kwambara ibintu by'amashati pe none rero ibintu bigiye kunterekamo. Aha. Yari byo kwambara. Uretse ko wahora gutinya icyumba cyanjye wundura ububaye iki. Ko wakije mubaye. Urabona harimo igisimba. Urabona harimo ibintu biryana. Aho genda niyambariye basi.
wiriwe Niriwe neza ariko si abarero ngiye bamutumije ko kaza wambaye imyenda y'akazi kweli Nese umamagaye n'andi mu kazi iyo baza badamu wicaye ako se waba uri mu kazi uba utari kuneza abantu wowe sinandi mu kazi nk'umuntu wakubona uvuye ari wambaye imyenda y'akazi yavuga ko uje gukora ishyaka iyo baduhamagaye n'ubundi tuza tuyambaye dusanzwe dusanga abantu mu rugo n'umuntu sawa ndashaka kwaka faveri imbwire nta kibazo twumve ndashaka simukadi simukadi kandi ndashaka simukadi itambaruye izo sinzi niba nayibona hari njye uyiguhaye cya ku cyicaro wowe uri icyicaro se ndi kukubaza wowe nyine ni wowe twe ntabwo dutanga simukadi dutanga amayinite tukabikura ibyo ni byo ku cyicaro ndashaka kubijyamo nkabona iyo simukadi kandi itambaruye utakubaruyeho kandi akaba ari nanjye uyiguha ibyo bintu bihabanye n'amategeko urumva mbwira amafaranga ushaka ubundi simukadi igura ngaho Muga nkuko nabikubwiye ngenda umugenzacyaha hari amakuru nshaka ku kirego ndi gukurikirana hari umurwayi mwakiriye wita oxygene yego twaramwakiriye hanyuma ikintu cya mbere ndashaka kumenya yahageze ryari ku itariki zingahe ese unambwire ngo byari sangahe burya amazina yose ni ayahe uhorakiye oxygene ndabona yarageze hano uzi amafaranga igura simukadi nk'iyo 30,000 30 nibyo wari watumye umbwira mbwira nimero yawe gana nyisire amafaranga ye nta kintu nakora yemera ngambanira akazi ariko akiri ndayishaka kandi bitarenze ejo nta kibazo rwose kizima nuko yashyiraho abanza ukanda akanyenyeri nyabone indi ntayabonye urakoze cyane bitarenze ejo simukadi zaba yakugezeho nzayizanira ntugire ikibazo kandi urakoze jya ukuramo icyo kijire cyawe ariko nujya kureba abantu okay mama sasa reka dukine neza dore igihe yahereye mama ngiye kukubabaza vrema uzicuza icyatumye anyita umwana wawe iki gihe imbwa yaraje gupimisha inda yiwe twasanze ifite amezi 8 yaje ari kumwe na mama we nyuma yo kumupima dusanga bimeze neza turamusezerera mama we niwe wamusinyiye igihe tutandukana nawe aherukana ko bino kubera ujya kumusezera nta mugabo ari bari kumwe se ari kumwe na mama hanyuma se wanyereka nkaho yasinye byibura mbere yuko agenda ninde wamusinye se kugira ngo atahe mama we niwe wamusinyiye kugira ngo atahe umugabo we ntabwo yigeze agera hano kwa muganga ntigeze umubona umugabo we ntabwo yigeze agera hano turi ngaha yasinye igihe tujya kumusezerera yamaze iminsi ngahe yaje ari umunsi kubera ko byari ugupimisha inda yari kwari ukuza gusa agaca muri eko tukamurebera aho inda igeze nuko umwana amuvinga mu nda ntabwo ari ibintu bitinda bahise bataha bivuze ko atigeze amara amasaha menshi ntabwo yigeze amara igihe kinini hano umugabo arakoze reka musigire akazi kawe nawe ntabwo woroshye urakoze kugira ngo
hose bigiraga ibiki arega nuko suko nta kintu ari nyabeba ntabwo nuko umuntu wenda igihe kiba kitaragera wasanga aricyo gihe reba ukuntu ushoboye ibintu byose ahubwo wabyigiye bino bintu umuhungu wanjye cyakoze neza ko ndaza ngatangira kujya nkubwira ngo tujye dusoma ibitabo turebe none oya uko bisa kose hari ukuntu umuntu agenda agira experience ariko numvishe ngo abakanishi mwese ngo mama ufite imbaraga mu kazi ndavuga mu kazi k'imirimo y'amaboko urutangiye kurakazwa n'iki nangize ngo nyine unjyanye muri wa mwuga ariko abakanishi ndabemera aho bava bakagana urabemera cyangwa uranyemera abakanishi bose muri rusange muri abantu beza igihugu kiba gikeneye ariko ni wowe nemera urumva nyine ni wowe perezida w'abakanishi noneho n'ubona ko ari bwo ubaye Lucas wanjye undi ni wowe Lucas w'inzozi zanjye ni wowe Lucas nifuzaga kuva na kera kacyo ntukagira ibyiso byiza nkabikunda hari ukuntu ndeba nkahita numva oh my god thank you very much how do you feel ntakubeshye bitandukanye n'ibyo ushize 100%. ubuze ibyo uheruka ku mugore wawe cyangwa uri kuvuga ibindi uko twaherukanaga tumeranye ntabwo ntabwo ndi kuvuga uko dusanzwe tumeze ndi kukubwira ibintu ni ubwa mbere ugize ute ni ubwa mbere wiyumvishe nyine nishimye kubona nyine mbwira nyine wumvise umeze gute I'm a difference. Yeah, like seriously. I'm a difference kandi ikibazo ni kimwe ngo ugiye kundarura nakurura gute se kandi umva ukuri kwanjye sorry yeah ntabwo nakurarura ikindi niyo wararuka twararukana buriya iyo umusazi asaze akaba ari kwirukanka mu muhanda atoragura amashashi akabona umusazi mugenzi w'umufasha arushaho gusara neza ni tuzasarana menshi ikibazo ni uko umusazi asara akagwa ku ijambo wasanga iryo jambo twaguyeho kandi ari byo we ni hano ubu nibwo buzima nifuzaga yego nifuzaga ko njye nawe twaba turi mu isi yacu twishimye tunezerewe nyuma yuko nayo azi Allô? Oui. Oui. Allô? Allô? Oxygène? Allô? Oui. Yes. icyo nashakaga kuko mwitangirire impuhwe nta nubwo ari kugirira impuhwe umwana wawe wari utwite niyo ugira impuhwe ukaza ukanamushyingura wanyujijemo ntabwo ari kubona ubuhozi ujya baburetse umwana wanjye ari he ndekukubaza umwana wanjye ari hehe umwana wanjye ari
nyine mbwira umwana wanjye ari yameze ate urambwiye ngo nakabaye nza kumukingura urashaka kumbwira yuko umwana wanjye apfuye wimbaza byinshi ko byose urabizi uravuga menshi kuko urabizi uzi buri kimwe cyose sibyo ariko ufite nimero yanjye wakabaye warambwiye yuko umwana wanjye atakiri mu buzima nanjye nkareba urashaka kumbwira yuko umwana wanjye apfuye komeza wenjoyinge ibintu zabaye umva reka nkumbwira oxygen Please calm down. Please. Sorry. umwana wanjye ntabwo yapfa ni we mwana wenyine nateganyaga muri buno buzima ntabwo yapfa ni ukuri kw'Imana Nyine hangane. Oya ntabwo Yihorere rero. mbabure ntiza ku mayinite Ese wa basi wamwihoreye. niza ku mayinite oya ntabwo baribeshya si umudamu we wundi nshinze umwana umwe nawe mfite rukumbi imfura yanjye akuri kwibaza muhamagare nyine Again, Anita. gashinze kari kumbeshya Ariko kubeshya nyine mwihorere. Yakubeshya gahora ari. umwana wanjye ntabwo yapfa Ahubwo se urishoka ari oxygen uguhamagaye. ijwi rigenda ndarizi ijana ku ijana niwe umwana wanjye Niwe cyangwa uri kubitekereza mu ni oxygen basi sorry. Nyine basihanga sibyo. Lucas. Come on. Hangane. uyavuga gake ibintu bijyana ku murongo urambwira ngo bamuteye inda ibyo kwambara bishyashya mu matwi yanjye mbere yose utabimbwiye wamukoni ngiye kugenda ugiye kumwikirana icyo kirego nk'aho ari icyawe kandi detaye yose uyirimo ku murongo urabona ko akantu gato kabuze ikirego cyose kiba gipfuye mbikore nk'uko mbikubwiye okay ntacyo uzabinzanisha kuba kwisi uzabona mu gitondo mbere ya saa sita right? Ariko sisi ubu uri mu biki imbere yanjye kwitunganya si n'umukobwa se mwari bagomba kumekinga ashobora ko ndi gusa neza buri mwanya hanyuma sibona ndi indorerwamo ku buryo uri kubikora ndeba dukoresha kamera ya telefone Lucas manager Lucas ufite ikihe kibazo waraye wazirayemo basi tubimenye Jesus Christ Lucas ufite ikihe kibazo
Hey, meze neza? Ntase ufite ikihe kibazo? Ubugeze none nawe usinzira mu kazi pe biragucanza ariko none narumiye pe. Cyakora siratangaje. Suguri kureba ute? Usige ndase waraye mu nzoga waraye bigenze bite ku buryo ugeze ahantu uza gusinzira mu kazi. Mugiye banume kabisa aragomba byiyumvisha mu kazi none manager muzima mu kazi agasinzira. Ufite ikihe kibazo? Akora no kururi kureba manayi wasinze mushakira akantu kw'agasoso banze minine mu mvuko bimeze. Shabyihorere mwana. Nise ufite ikihe kibazo? Mbwira ufite ikihe kibazo ku buryo nyine bigeraho biguca mu gasinzira. Ntabwo uzi situation ndimo muri iyi minsi sinayiguteye mu story. Ni byose uri gutuma usinzira. Nicyo kintu nzi nkora neza kurusha ibindi byose. Ese ujya umenya ko umuyobozi byibura sinitwara nka titre yanjye. how you look uri gusa gute ambara neza sinyaka Ni nashyuhiwe. ibyo tubikora muri office yawe not mu yanjye okay Se kuki unyitwaraho gutyo? Siko wagira ngo umuntu mutaziranye mvuye bwa mbere. Igihe cyose ubangizeho seriye no. Ibyo kuba ndi umuyobozi ibyo bishyira ku ruhande basi mfate nka isimbi. Usanzwe wo hanze. ariko bizabita mu gihe uri hano mu kazi ugomba kwitwara nk'umuyobozi ibyo byo byitwaraho turi hanze Okay sa ngerageza. Sibyo? Urishimye? ntabwo nakwishimira utarahindura imyambarire yawe ese isimbi urabizi ko iki ari ikigo kinini kandi urabizi ko utari n'umusivire ntabwo wakaba witwara nabo Yego. hanyuma se kuki witwara gutyo nyine Iriga imyitwarire uvuga niwe wenyine iba. Kandi you know what? ushatse kuvuga iki Ntabwo ari ngombwa ko tubana nk'ibyihebe njye nawe. Nyine nabuze icyo gukora pe. Cyagenze biteze. Hari uruhande rwa oxygen. Nkuko nabikubwiye n'uburyo nabanyemo nawe. Hakaba nanone n'urundi ruhande rwa gihozo. Yeah, ndabyibuka. Urakungira inama warangiza usigara ucanga n'ukuri. Ibintu bya noneho biracanganya aho ugeze bisigaye bicanganya. Umuntu arakureba nyine akabura formule yagufatamo. Ubu nanjye biba byandenze kabiri. Ese ko byabaye umuntu atabisubiza inyuma. Ahubwo akabaye mbwira uko icyo nakora nyine ku mukobwa mugenzi wabo wambwiye. Kuruka. Ubu ninjye kukubwira icyo gukora. Ufasha umukobwa wa mbere ushizeho wa kabiri none biragucanze.